nyuma y'uko M23 bayirasheho bikomeye n'amadrone cyane cyane muri Rubaya. Ibyo rero bikaba byatumye yihurira ubu ngubu noneho M23 yamaze kurasa Kisangani. Murabizi mu minsi ishize cyangwa se mu masaha make atambutse nibwo M23 yatabazaga ivuga yuko bari kurasa muri Minembwe mu baturage, ariko noneho byaje kurangira barashe no mu Kirombe. Hanyuma rero baza no gusubiza ariko bibi byubusa. Ibyo rero byatumye M23 nayo ihita yihimura, isa nkaho yihorera irasa Kisangani aho drone ziri kubarasa zituruka. Murabyibuka ko bigize gushyira hanze itangazo bavuga yuko igihe cyose M23 izongera kuraswaho cyangwa se FARDC, ubwo ndavuga leta ya Kongo yobowe na Perezida Tshisekedi Chilombo, izongera kubarasaho ko bazarasa aho drone zituruka. Nibyo bakoze rero mu masaha make ashize. Ubu ngubu inkuru itugezeho nonaha bamaze kurasa Kisangani n'amadrone menshi cyane, indege zahahiriye ndetse byakomeye. Abashi bari kwibaza ko urugamba noneho rushobora kuba rugiye kubura kurusha uko rwari rumeze, bigatuma ngo M23 bari kubona mu mboni ko bishobora no gukomereza Kinshasa. Bityo rero ngo Tshisekedi ararye ari menge. Ku munsi w'ejo kandi abantu bagera muri 300 ngo nibo babarurwa mu bapfuye muri ibyo birombe, ubwo drone zaraswaga zivuye iyi Kisangani nyine. Hanyuma abaturage bari muri icyo kirombe by'umwihariko hakaba ari umwe yatanze amakuru kuri mugenzi wacu uherereyeyo, avuga yuko ababarirwa muri 300 nibo harimo abapfuye n'abakomeretse, ariko tutaramenya imibare by'umwihariko neza ngo tumenye ngo ni bande bapfuye, dore ko ubundi icyo kirombe cyari gisanzwe gikora ari M23 yakigenzuraga. Ariko murabizi yuko intandaro yo kugira ngo hano habe isiramiro cyangwa hase habe intambara bigeze aha, ubundi M23 yamaze kumenya yuko Tshisekedi aribwo yagabaga iki kirombe kugira ngo Amerika cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika igume kumushyigikira mu ntambara arimo. Hanyuma rero M23 nayo ihita ihashyira ubwirinzi bikomeye, ihashyira ingabo ndetse yewe babarirwa ko hari ingabo nyinshi za M23. Benshi rero mu baturage bakaba bahasize ubuzima, bari mu kazi ko gucukura amabuye y'agaciro muri Rumangabo ndetse n'ahandi mu ibyo birombe, bakaba bagerageje kuharasa ku munsi w'ejo. Ariko M23 ifite iturufu cyangwa se ifite icyo yizigamiye, kuko bari kuvuga yuko bari kurasa drone aho ziri guturuka cyane cyane bivuye imuzi. Ibyo gusa kandi ngiye kuba nkubwira ku makuru ari kuvugwa yuko Trump ngo noneho yaba ngo yongeye kuraswaho. Byose ndaje mbikugezeho, ariko abenshi mwabonye inkuru ku munsi w'ejo bavuga yuko Trump yaba yarashweho. Ndaje nkubwire noneho ukuntu bimeze byose ko byakabaye, dore ko nk'uyu mugoroba bari kuvuga ko ngo yaba yongeye kuraswaho, ariko abenshi bakavuga ko ari amakuru y'ibihuha banditse ku binyamakuru nyamara ari yejo. Byose ndaje mbikurebere mucire muri make no mu binyamakuru byanditse izo nkuru, turebe se koko bari bagamije iki cyo gutuma bandika ibihuha k'uyu Donald Trump cyangwa se perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma kandi ndaje nkubwira amakuru yuko bari guteganya M23 uri guteganya kwinjiza abasirikare bandi bashya, kubera ko ngo urugamba rwaba rwubuye bundi bushya. Ibyo rero bikaba byatumye bahamagarira abasore n'inkumi bifuza gucungura cyangwa se gukura mu kaga iki gihugu cya Kongo ko bajya kwiyandikisha. Byose ntabwo biramenyekana, ariko ngiye kuba nkuvira muzingo izi nkuru cyane cyane twibande ko aya makuru ari kuvuga uburyo M23 yamaze kwihorera mwaya masaha y'umugoroba. Inkuru itugezeho ubu ngubu bakaba bari kumisha ibisasu n'ubundi ku kibuga cy'indege. Aka kanya tuvugana nujye kure, ingi ni Munara TV, kunze ibyo dukora kandi subscribe, hanyuma ufungure inzogera. Amakuru menshi kandi yizewe nzajya nkugezaho ku gihe. Impamvu ngiye mubona nakora cyane uko mba ngicukumbura mpamugara na bagenzi banjye baherereye kuri tele
mu gihugu cya Kongo kugira ngo baduhe amakuru ya nyayo tureke gutanga amakuru y'ibihuha. Hanyuma wowe wakanze subscribe buri muntu w'umugabo umuntu w'agaciro, ngaruka mu masegonda make ariko nkwibutsa ko wakanda like hanyuma ugakanda na share ugasharinga ino video kugira ngo tujye tubana umunsi ku tereka ngaruka mu masegonda make tuvuye mu muzingo izi nkuru zose. ASM 23 ikimara kuraswaho murabizi ku munsi w'ejo hiriwe ibihuha byinshi, yewe bavuga yuko hari umuyobozi mukuru wa ASM 23 waba wapfuye, nyamara sibyo, ni koloneli wa FARDC bishe ahubwo bamwicira mu bitero nabo bagabye. Ubu rero noneho bahinduye imirongo y'urugamba, nabo bagiye mu rugamba rw'ikirere. Ubundi murabizi yuko ASM 23 leta ya Kongo cyangwa se abarwanyi ba Kongo bamaze kuvuga yuko urugamba rwo hasi ngo ASM 23 yabanesheje, ariko bakaza kubura noneho gukoresha amadrone avuye nyine Kisangani. Rero ASM 23 noneho yakoresheje indi strategy nshya, ubu ngubu nabo bari kurasa amadrone yabo, dore ko ASM 23 nayo yaguze amadrone menshi cyane. Nzabakorera n'ibyegera mu minsi ishize uburyo babona se koko mujya mwibaza ni gute ASM 23 ibona intwaro cyane cyane nk'izo drone, dore ko ubundi ASM 23 nk'ubu ngubu ikibarwa nk'umutwe w'inyeshyamba na n'ubu, nubwo bagenzura igice kinini cyo muri Kongo n'imijyi ikomeye yo muri Kongo cyane cyane Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo, ariko ku rwego mpuzamahanga babafata nk'umutwe w'inyeshyamba. Ni gute rero umutwe w'inyeshyamba ubona drone kuri ubu ngubu zashegeshe Kisangani? Bari kuvuga yuko Kisangani ishobora no kujya mu maboko ya ASM 23 nubwo ari kure cyane. Kisangani wenda nk'uko bantu batahazi, ndaje mu kanya ndababwira ukuntu hangana, by'umwihariko uvuye mu mujyi wa Goma. Ubwo tuvuge ko ari bari kurasira, ni kure cyane rwose, ni kure bibaho. Ibyo rero bikaba byibazwa uburyo babonamo drone. Byose ndaje mu kanya mbikugezeho, nkukorera icyegeranyo n'uburyo babonamo indege. Ntujye kure, ni mu kanya ndaje nkugezeho n'andi makuru.